Mu mateka ya muzika nyarwanda hari amajwi yagiye yumvikana, nuko akandika amateka atazigera asibangana. Hari abahanzi barenze kuba abaririmbyi, ahubwo baba abavandimwe ba buri rugo binyuze mu ndangururamajwi. Uyu munsi turasubiza amaso inyuma, maze twubure inyandiko z'amateka, twibuke umugabo w'ubuhanga budasanzwe, umunyamakuru w'umuhanga, umuhanzi w'ikirangirire Sebanani Andre. Sebanani Andre ntiyari umuhanzi gusa, yari umuhanga mu gucuranga gitari, akaba umukinnyi w'ikinamico wakunzwe n'imbaga binyuze mu itorero ry'indamutsa za radiyo Rwanda. Izina rye ryatangiye kwamamara cyane mu myaka y'1980, cyane cyane ubwo yari mu itsinda rya Orchestre Impala. Mu ijwi rye ry'umwimerere, Sebanani Andre yari afite ubushobozi bwo kuririmba ibyishimo, ariko nanone ku rundi ruhande akagushengura umutima iyo yabaga ari kuririmba ibibazo by'ubuzima n'urukundo. Ninde wakwibagirwa indirimbo ze zitandukanye nka Mama Munyana, Akarimi Kashyari n'izindi? Sebanani Andre yari afite uburyo bwihariye bwo guhuza amagambo y'ikinyarwanda cy'umwimerere n'uburyohe bwa muzika yari igezweho muri icyo gihe. Mu mivugire ye mu kinyamakuru ndetse n'ahandi hose yagendaga yumvikana nko mu ikinamico, yagaragazaga ubuhanga n'ubwenge butajegajega. Ariko nk'uko byagendekeye izindi nzirakarengane zirenga miliyoni, uwo mwuzuro w'uwo muhanzi w'ikimenya bose ntiyarokotse urwango rw'indengakamere. Mu mwaka w'1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yakatazaga itema u Rwanda rucamo kabiri rwose, umugore we, abana be ndetse na Sebanani ubwe bishwe bazira uko bavutse. Umuyaga w'urwango maze uzimya itabaza ryari rimaze igihe rimurikira abanyarwanda mu nzu zabo, haba ku manywa na nijoro ndetse n'igihe cyose. Mu buryo bw'umubiri yavukijwe ubuzima ndetse n'umuryango we, ariko inganzo ya Sebanani Andre yakomeje kubaho. Imyaka ibaye 32, ariko ijwi rye riracyumvikana, indirimbo ze ziracyabyinwa mu birori by'ubutumwa butandukanye. Indirimbo ze zigisha abato n'abakuru. Sebanani Andre ibihangano bye biracyari mu ndirimbo, biracyari mu mateka yagiye yandika, ndetse aracyari mu ruhando rwa muzika itazigera isaza. Twibuke Sebanani Andre, twibuke n'abahanzi bose bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Twubake u Rwanda ruzira amacakubiri, maze twimakaze urukundo nk'urwo Sebanani yaririmbaga. Imyaka rero imaze kuba myinshi twumva indirimbo z'uyu muhanzi, benshi bamumvana ubuhanga budasanzwe. Hari amatsinda atandukanye agerageza kwigana indirimbo ze ku buryo rwose wagira ngo Impala ni rimwe mu matsinda yabayeho muri iki gihe cya vuba, bitewe n'uko hari amatsinda atandukanye yo muri karaoke cyangwa ya miziki bakunda kwita igisope, bakunda kuririmba indirimbo za Sebanani n'Impala muri rusange. Hari n'abantu bamwe na bamwe baturuka mu miryango y'Impala na n'ubu bakiririmba indirimbo z'aba bahanzi, nubwo ubu ngubu bamwe muri bo batakibaho bitewe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri uyu munsi wa none turimo kwibuka twubaka u Rwanda rwacu. Iyo twumvise umuhanzi nk'uyu w'ikirangirire wazize Jenoside, umuntu yakwibaza niba nta wundi muhanzi w'icyamamare ndetse watanze umusanzu udasanzwe mu muziki nyarwanda waba warazize Jenoside. Gusa barahari benshi nka Rugamba Sipiriyani n'abandi.